aretse umushyitsi wari wigisha ibyo yabigisha, reka gerageze ibyo ari kubabwira by'itorero tagira umutwaro w'abarimbuka, n'ubundi niyo ari ingingo ya mbere mu nyigisho yanjye, ubwo birahuye. Greater Harvest kuko niyo teme bampaye muri Luka ibice 10 umurongo wa 2, reka twihute tuhajye kugira ngo ubwo Bishop agerageje gucunguza uburyo umwete tuze gusigaza imwanya wo gusenga effectivement, kuko n'ubundi ugiye gusengera, ugiye kuvuga kuri Harvest tuvugemo gusenga uba hari ikintu wagushije. Buriya hari ikibazo dusigaye dufite mu itorero, mbona ahubwo kizanatugora kugikosora. Nicyo ngicyo yari yavuze cyo gusenga. Ubona abantu benshi basigaye baryoherwa no kwigisha, ko buriya uko tugenda twiga teoloji niko turyoherwa no guhagarara imbere y'abantu tukavuga, ndetse tukagerageza kubumvisha ukuntu twize. Sinzi no mwari mwabibona abateoloji hari igihe bakora ibintu bitari ngombwa, akaza agafata ijambo ry'ikigiriki akaribasobanurira kandi mutakizi, kavuga ati iri jambo mu kigiriki barivuga gutya, mu gihe burayo bakarivuga gutya, umara nk'iminota 20 no kubasobanurira ijambo mu kigiriki n'igihe burayo utazi no kubitanga. Kwibaza ko uriye byihorera gerageza kubidushyirira mu Kinyarwanda tukabyumva. Rero ikintu kivamo usanga hari disipline zimwe na zimwe zo mu itorero zigabanuka, kandi imwe mu zo Satani yiyeranje zikagabanuka no gusenga. Umuzungu yigeze kutwigisha mu gihugu yari yakomotsemo muri 1995 cy'u Rwanda rwari rumeze nabi pe, bikeneye amasengesho menshi. Aratubwira ati ubu nje mfite umutwaro uremereye umvuna wo gusengera iki gihugu. Kubona umuntu ava kure yikoreye uruhago, yikoreye ikivarisi cyangwa sinzi icyo yari abitwayemo, afite umutwaro umuremereye wo gusengera igihugu. Nanjye wamusemuye hagiye inyigisho ya mbere irangiye, yatubwira ngo dusenge, maze wa mutwaro araza kuwuturanye. Tujya muri pause tuvuye agaruka twigisha indi nyigisho, ntabwo zanyumye rwose, nanjye jabwiza abana wenda nyuma y'iyi aratura wa mutwaro. Birangije tujya kurya, tuvuyeyo arongera dukwita indi nyigisho kugeza saa 10. Birangije dusenga nk'iminota 5 turataha. Ese uriya mugabo wa mutwara azamutura ryari? Kuko buriya niba hari ikintu kigora abakristo yakora Bishop uzabigenza. Ubu ngubu mbabwira ni muhaguruke tugiye gusengera igihugu mu rugendo iminota 30. Abantu benshi uzababona bakamye, burya nabo uzabona barimo gusenga, harimo abazunguza iminwa ngo batagaragara bakamye, ariko uramutse uteze abantu bakamavuga kubera iki ntabwo bazi icyo bagomba gusenga. Ubwiye abantu tugiye gusenga, ariko ntimugire ikindi musaba, tugiye gusengera abanyabyaha. 3 irahagije mu abantu bose babe babaye silent. Kubera iki? Iyo usengera umunyabyaha usengera, iyo usengera igihugu usengera, iyo usengera itorero usengera, iyo usengera umuryango usengera. Uzi ikintu tuze gusengera iyo twagize ibibazo, iyo twagize ibibazo dushobora kubitobora. Rero dufite umurongo muremure wo kuzabyiga, ariko hano reka tubanze duhere kuri Luka ibice 10 kuko teme bampaye niho iherereye. Iravuga ngo hanyuma y'ibyo, hanyuma y'ibiki ndaza kubabwira. Hanyuma y'ibyo umwami Yesu atoranya abandi 70, atuma 2 ngo bamubanzirize bajye mu midugudu yose yaho yendaga kujya hose. Aravuga ati ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nuko mwinginge nyir'ibisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Haleluya. Hanyuma ndagira ngo tugaruke inyuma tuze kugendera rimwe. Ubundi avuga ngo hanyuma y'ibyo umwami Yesu atoranya abandi
nuko bitubwira ngo mbere yaho ngaho hari abo yari yatoranije arabatuma. Haleluya. Aha rero mu gice cya 9 ni muri ku murongo wa mbere baratubwira ngo ahamagara abigishwa be 12, bivuga ngo bari mu iteraniro ry'abantu benshi, ariko aha ngaho ahamagara abigishwa be 12 ngo arababwira, arabateranya, abaha ubushobozi n'ubutware bwo gutegeka abadayimoni bose no gukiza indwara, abatuma kubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana no gukiza abarwayi. Ati ntimujyane ikintu cy'urugendo ari inkoni cyangwa imvumba cyangwa umutsima cyangwa ifeza, kandi ntimujyane amakanzu abiri. Inzu yose mucumbikamo aba ariyo mugumamo, kandi muzagenda ariyo muvuyemo. Kandi abatazabemera bose nimuva muri uwo mudugudu, kumumura umukungu wo ku birenge byanyu mubabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Haleluya. Ikintu kigaragara hano, Yesu yamaze imyaka yigisha, ariko yigiye imbere asanga uyu murimo yakoraga ntabwo ushobora kuzamuka, ntabwo ushobora kuzatubuka, ntabwo ushobora kuzunguka akomeje kuwukora wenyine. Noneho arabanza ahamagara abigishwa 12 arabatuma. Bavuyeyo bamuha raporo y'ibyo bakoze, yumva bimuteye umwete. Noneho nyuma yaho atoranya abandi 72 nabo abaha ubutware bw'ubwa mbere arabatuma. Turaza kureba ibintu bine by'ingenzi Yesu yakoraga iteka ryose yirendaga gutuma abo. Ariko tubanze duhere kuri iki ngiki ngo ahamagara 12 arabatuma, arongera ahamagara 72 nabo arabatuma. Aha ngaha niho hambere habaye intege nkeya mu itorero. Intege nkeya za mbere z'itorero, kandi muzabibona muri kino gihe, ubwo niho ikibazo gikomeye kiri kwacu. Ubundi pasitori ntabwo ari umukinnyi mu kibuga, ni umutoza. Kuko Bibiliya yatubwira ngo yashyizemo intumwa, ishyiraho abahanuzi, ishyiraho ababwirizabutumwa bwiza, ishyiraho abungeri, ishyiraho n'abigisha, ngo kugira ngo abera batunganirizwe kugabura iby'Imana. Haleluya. Abefeso muze kubireba ibice byo kuva ku murongo wa 11 kugera ku wa 15. Ariko muri kino gihe nimuzitegereza ahantu henshi, ntabwo twebwe dutunganiriza abera kujya kugabura iby'Imana, ahubwo duhamagara abera bakaza kudukomera amashyi. Bikubwira ngo ikibuga twarakihariye, duhinduka abakinnyi, abakristo bahinduka abafana. Uzumva abakristo benshi iyo bavuga baravuga ngo pastori wacu ngo afite imbaraga, ngo asengera abantu bakikubita hasi. Hano Yesu we yafashe ubutware yari afite abo abigishwa. Hariya mu gice cya 9 twasomye batubwiye ngo arabateranya, abaha ubushobozi no butware bwo gutegeka abadayimoni no gukiza indwara. Bivuga ngo bwa butware yari afite ntabwo abugundiriye, ahubwo arabutanga. Iki rero nicyo kijya kigora abantu. Muri Bugande igihe Mose yayoboraga Abisirayeli, noneho abona uwo murimo uramunaniye pe, aragenda abwira Imana, turabizi, fata niguri ufata akagozi ukamanika, niba ufate ubigeze guturi utwara umwuka wawe kapfa, ariko nyica mfe kuko ntacyo maze. Ibyo bibyita Bwana neza. Imana yamubwiraga ngo umugabo w'isoko muragiye genda untoraniriza abandi bantu 70, uzi yuko ari inyangamugayo, uzi yuko badakoreshwa n'indamu zabo, uzi yuko bafite ubushobozi bwo kuyobora, ubanzanira imbere y'ihema ry'ibonaniro, ndafata umwuka ukuriho mubashyire bagufashe kwego bwoko. Mose aragenda arumvira arabikora. Ubundi na mbere iyo nama Yetiro yari yarayimugiriye, kandi Mose yari yarabikoze. Niki cyari cyarabuze? Akantu gatoya Imana yongeyeho kavuga ngo ndenda ku mwuka ukuriho, mu yandi magambo ndenda ku butware ukuriho, ndenda kuri authority ufite, nyikureho nyibashyireho imbere nk'iyawe. Abantu barabahamagaye, haza 68 kuri 70, kuko uwitwa Rodadi na Medadi ngo bari basigaye mu ngano. Noneho umuntu araza aravuga ati ngo umwuka kimanuka, kuko bari bahagaze imbere y'ingano,
Imana ifashe ku mwuka wari kuri Mose mubashyizeho ngo buzure umwuka batangira guhanura. Noneho umuntu araza mbere Mose ati Erudade na Medade nubwo basigaye mu ngano nabo barimo barahanurirayo kubera iki? Mu ijuru amazina bari bohereje, sibyo? Umwuka wamanutse ufite envelope ya buri muntu hariho amazina, kavuga ngo uyu nguyu ni wa Bishop Masengo, uyu nguyu ni wa Madamu we, uyu ni wa Pastor Kato, uyu ni wa Pastor Ntwari. Umwuka aramanuka ariko buri muntu wese afite package. Erudade na Medade Imana yarize aho baherereye, rero murumve ni mukate mu basange aho baryamye mu ngabo, sinzi icyo bakoraga. Ariko mwibuke Yosuwa byumvise bahanura, araza ati this is very dangerous. Araza abwira Mose ngo bambika agapfukamunwa bacecekesha. Aramubwira ati Yosuwa n'igihe ugirisha, ahubwo niba byankundiraga ngo ubu butware mfite uku gusobanukirwa mfite kwinjira muri aba bantu bose nabo bahanura. Muzitegereze buriya leadership ya Mose n'iya Yosuwa zari zitandukanye. Iteka baravuga ngo Mose azamukana na Yosuwa, Mose ahamagara abandi 70. Mu gihe cya Yosuwa nta wundi muntu uvugwa. Ni mu mbonera undi muntu muzi izina rye mu gitabo cya Yosuwa, uretse Kalebu waje nawe aje gutera amahane. Kandi no mu gihe cya Toma, no mu gihe cya Mose yaraje aza kumwibutsa aravuga ati ko nubwo ibi bintu wabyihariye, uribuka ko umugaragu w'Imana Mose turi Kadeshi Baruneya hari ibyo Imana yamvuzeho ugomba kubishyira mu bikorwa. Ubwo Yosuwa aramubwira ati sawa, uwo matanye n'Uwiteka muhaye kiriya taruma. Ntabwo ngiye kwigisha kuri iyo mpuza nayo n'inyigisho nziza, ariko ntabwo ngiye kwigisha. Icyo rero kwereka ni iki? Ubundi hano Yesu ikintu yakoze cya mbere, kubanza gufata ubutware bwose yari afite akabushyira ku bandi bantu benshi kugira ngo umurimo waguke. Buriya rero greater harvest, umusaruro utungutse, ntabwo ari ukugira abakristo b'abafana, ni ukugira abakristo b'abakiri. Ariko nimwitegereza mw'itorero, system dusigara dukoresha niyo bita attraction mode. Ni hahandi tubwira abantu muzaze ku rusengero, muzaze pastor azigisha, muzaze twatumiye umuntu wavuye ibunaka, muzaze. Yesu yaravuga ngo mugende. Haleluya. Kuko ntabwo tuzasarura twicaye mu kigero. Ikinya nk'iki kigero. Iyo umuntu yubatse urusengero runini, kiba ari ikigega cyo guhunikamo ibisaruro. Iyo rero bamwe abantu bakaza mukicarira mu kigega, ni nk'umuhinzi wahinga amasaka akera, ariko yubatsemo ikigega kinini akicaramo akaratangira ngo Mana rero birere, ibisarurwa ni byinshi, amasaka mu mirima aragwiriye, ariko uyabwira dusange hano. Iyo attraction mode ishobora guhindura isi. Ntabwo ushobora gusarura amasaka wicaye mu kigega. Ugomba kugenda ukajya mu mirima ugasarura amasaka ukayazana. Greater harvest ni ukugenda. Greater harvest si ukwicara mu rusengero. Greater harvest si ukuririmbira mu rusengero. Greater harvest ni ugusohoka tukazana imiro. Haleluya. Iki rero ni ikintu tugomba kumva. Ariko yewe ntabwo na rimwe njya ncira urubanza abakristo. Yewe ndabanza nkabyishyiraho, natwe twebwe duhagarara hano. Kubera iki? Abantu 70 bagombaga gufasha Mose niwe watoranije. Intumwa 12 ni Yesu wazihamagaye. Abantu 70 ni Yesu wabahamagaye. Arangije ndetse noneho ubutumwa busigira basigaye bose. Bivuga ngo buri muntu wese wicaye hano ugomba kuba umusaruzi wese. Kereka niba utarasarurwa, kereka niba utarakira Yesu umucunguzi n'umwami, buri muntu wese agomba kubyara undi mu Kristo, kereka niba uri ingumba mu mwuka. Haleluya. Greater harvest, umusaruro wagutse, ni umunsi buri muntu wese azumva yuko ni umurimo wawe gushaka undi muntu utazi Yesu ukamuzana. Abantu benshi kubera ko twabaye abafana, iyo babwiye ngo bajye gukina, barabara twebwe